nyakubahwa mushyitsi mukuru, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, abayobozi bakuru muteraniye hano, amazina yanjye nitwa Bizimana Albert, nkaba ngiye kubagezaho ubuhamya bwanjye bw'urugendo rutoroshye muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Nge navukiye mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo, kera hari muri komine Murambi muri perefegitura ya Byumba. Ubuhamya bwanjye ndabutangira nsubiza amaso mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ko hano hari amateka yitegurwa rya Jenoside, kuko aka karere kacu cyangwa se icyahoze ari komine Murambi ni ahantu hafite amateka akomeye, kuko Jenoside yatangiye rugikubita. Nk'uko mubizi, mu mwaka w'1990 nibwo hatangiye urugamba rwo kubohora igihugu, nk'uko amateka bitubwira. Tuzi impunzi zari zimaze imyaka irenga 30 hanze y'igihugu, nibwo rero urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga. Muri aka karere kacu rero nibwo cyane ibibazo byatangiye. Nk'uko mubizi abari hano bakuru, aka karere kacu kayobowe n'umuntu witwa Gatete Jean Baptiste. Icyo gihe inkotanyi zitangira urugamba, zitangirira Ikagitumba. Ngiye nari mutoya, ariko hari ibibazo ntago umuntu yibagirwa ibyamubayeho. Nari umwana muto niga muri primaire, ariko twiga ko ndibuka ko intambara itangira ntabwo twakomeje kwiga, kuko abantu bari batangiye guhunga, mu by'ukuri ibintu bitameze neza. Icyo gihe rero amateka y'aka karere, abari Abatutsi bahuye n'akaga gakomeye, ko nibwo habaye urugendo rwo gufata bitwaga ibyitso. Witwaga Gatete Jean Baptiste nibwo yiraye mu Batutsi impande zose, atangira gufata abantu. Ngira ngo Abatutsi bafashwe mu byitso, nibuka yuko bafashwe mu buryo bubiri. Icyiciro cya mbere hari abo yatwaye, ngira ngo abagiye icyo gihe babatwaye Ibyumba, nibukamo Sebusandi, nibukamo Kagabo Thomas, na ba Munyeshuri. Icyo gihe cyari icyiciro cya mbere. Hari n'abandi ntajya amenya ko hagiye abantu benshi. Ngira ngo abantu bajya kwibuka Ibyumba barabyibuka cyane. Harongera habaho n'icyiciro cya kabiri, arongera Gatete atwara abandi. Abo nibukamo Nyamucenshira Ildefonse, twari duturanye, n'undi musaza twari duturanye tuga Rusake. Abo ngabo mvuze nyuma niba abantu basaga nkaho barokotse, kuko bo babashije kugaruka, kuko abambere barishwe bose muri 90, bamaze kwicwa. Abandi batwawe nyuma nabo bagombaga gupfa, ariko kubera imiryango mpuzamahanga za Human Rights Watch cyangwa n'indi miryango n'itangazamakuru, byatangiye kugaragara ko ari abantu barimo kurengana bazira uko baremwe. Nibwo rero muri abo ngabo baje gutaha baragaruka,
harimo n'umugabo witwaga Karyabwite, abo bose babashe kugaruka. Ariko abandi bagiye mu cyiciro cya mbere bose byarangiye bicwa n'urupfu rubi, kuko abenshi bite batwikishwa amakara ngira ngo bajya kwibuka aho bashyinguye igicumbi, barabizi kurushaho. Ubwo rero ubwo bugome bwa Gatete bwakoresheje umurego no kwigisha abantu ko abantu bateye ari abatutsi, ari abantu bafite icyangiro, ari abantu batakwiye kubaho. Nibuka yuko niwacu mu rugo baradutotezaga cyane. Data yitwaga Rwamuhizi Aloyizi. Icyo gihe mu rugo rwacu bahoraga batwoherereza abantu ngo ni bamaneko, bakaza bakinjira mu rugo rwacu, bakareba mu nzu, bakadusohora. Nari umwana ndabyibuka. Bamara kudusohora bakareba ibyo tubitse mu tubati, ibitabo. Mu rugo iwacu hari abanyeshuri benshi, ugasanga ntibagira n'ubute bwo kureba no mu makaye y'abanyeshuri. Ndabyibuka ko icyo gihe hari mukuru wacu witwaga Butere Emmanuel. Niwe wari waragowe cyane kuko niwe wari mukuru kandi yaragerageje no kwiga. Icyo gihe yigishaga i Gahini muri secondaire. Ugasanga baramugira amajanja, bakongera bakisubiraho n'ibyo bitabo bakayimubaza ibintu byose. Nkagira n'undi mukuru wanjye witwaga Kagame Ephraim, yigishaga hano kuri secondaire hano Ikiziguro. Mu by'ukuri rwari urugo rurimo abarimu n'abanyeshuri. Twabaga dufite mu rugo za bibliothèque, dufite ibintu byinshi, ariko ntago batinyaga kubijyamo byose bakabisambura bakareba ibirimo. Nkomeje haje kuba umwaduko w'interahamwe. Njyaga amateka y'interahamwe akenshi tugenda tuyasobanura cyangwa tuyasobanurirwa. Interahamwe zaravutse, uvuka ari umutwe wa MRND, ariko ukurira mu nyigisho n'ubugome bwa Gatete Jean Baptiste. Interahamwe za hano Murambi zatandukanye n'izahandi kuko zaratojwe cyane bihagije, kuko nyinshi zatorejwe mu kigo Igabiro, zihabwa n'intwaro, imbunda ku mugaragaro, ku buryo ku ikubitiro interahamwe za komini Murambi zasaga nkaho zifite umwihariko, kuko zari zifite ibikoresho bihagije kandi umugambi wari uhari waragaragaraga, byari ukuzatsemba abatutsi iherezo. Interahamwe rero zarakomeje ziritoza, zihabwa ibikoresho, zihabwa imyenda. Ngira ngo abantu bakuru mujya mibona imyenda bambaraga, barambaraga ukabona na mashitani agenda mu muhanda. Ikindi interahamwe buriya abantu batoye batanazizi, zabaga zigizwe n'abantu b'abanyarugomo, abantu batagiye mu ishuri, abantu batagira n'akazi, b'abantu nyine bashimishijwe no kwambura ibitari byabo, abahisi n'abagenzi. Icyo gihe rero interahamwe Gatete yahawe uburenganzira bwo kugerageza gutangira jenoside. Nibwo niba nibyibuka neza muri 1992 ahitwa Irwankuba, ubu ni mu murenge wa Murambi, niho hatangiye igeragezwa rya jenoside. Mbyibuka neza yuko nibwo hishwe umukecuru witwa Mukacyoya Cecilia. Bari bahari benshi b'abatutsi barahunze icyo gihe, hari abagiye muri za Giti, hari abahungiye hano ku Kiliziya. Ari nabwo guhungira ku Kiliziya byasaga nkaho habaye ubuhungiro, kuko nibuka ko icyo gihe abahungiye ku Kiliziya hano padiri yarabakiriye, haza gutangwa ituze, niko babyitaga. Abatutsi barongera basubira mu ngo zabo, ariko byari gusubira mu ngo zabo kugira ngo noneho bategure neza, kuko icyo gihe nibaza ko Gatete aribwo yabonye yuko mu mitima y'abatutsi iyo bakanzwe bahungira ku Kiliziya. Nibuka yuko abahungiye ku Kiliziya bose baratashye, n'abandi bari barahungiye, ko nibuka ko hari imiryango y'Irwankuba yari yarahungiye iwacu mu rugo, bahungira kwa sogokuru. Nabo baraza tubana nk'amezi arenze 3, noneho nyuma barongera barataha basubiye iwabo mu ngo.
mu by'ukuri ayo mateka yacu muri cyahoze ari Murambi kuva intambara yo kubohora igihugu yatangira ntago bigize batuza n'umunsi n'umwe. Byakarusho noneho hiyongeraho yuko imbunda zatangwaga n'ibikoresho byo kwica abantu n'uburere buke interamwe zari zifite, abatutsi bose batangira kugira ubwoba ku buryo niba barabaga ababyeyi bacu bonangana ubwoba. Kuko nibuka ko natangiye kwiga amashuri abanza amashuri yisumbuye muri 1994 kuko jenoside yabaye niga mu mwaka wa mbere, nari nize igihembwe kimwe nigaga kuri APECOM, ni ishuri rihari mu murenge wa Kiramuruzi. Nibuka yuko umubyeyi wacu yajyaga atubwira ati namenye amakuru yuko bari bahotere mu nzira mujya kwiga ntimuze kujyayo, natwe tukabwira abaturanyi bacu tuti uyu munsi ibintu ntabwo bimeze neza ntimuze kujya ku ishuri. Icyo gihe tugasiba ishuri. Mu by'ukuri amateka y'aha abantu benshi bagenda bayumva, ntabwo ndi butinde nyasubiramo cyane, ariko nyuma ya 90 nta mututsi wongeye kuryama, nta mututsi wongeye kunywa amazi kubera ko yabibwe mu ubwoba ku buryo byageze igihe cya jenoside n'ubundi batagifite ubuzima. Ngira ngo nakomeza bigera muri mwaka w'1994 ari wo waje kuba rurangiza, niko nabyita, kuko ku itariki 7 mu gitondo twebwe nibwo twamenye yuko indege ya Habyarimana yarashwe. Mu by'ukuri ikintu cyahise kiboneka n'urwijiji cyangwa se ubwoba mu masura y'ababyeyi bacu. Ababyeyi bacu nta wigeze atinda kubwira undi ngo turashize. Iryo jambo ababyeyi bose bararivuze. Natwe turi abana tutangiye kugira ubwoba kubera ko kubona umubyeyi wawe waruzi akomeye ukabona yagize ubwoba, mu by'ukuri byateye ubwoba abantu benshi, natwe ubwacu bitugeramo, kandi ugasanga nta n'igisubizo bafite. Bikubitiyeho yuko twari muri zone y'intambara, kuko intambara iri hano Mutara, hari abasirikare benshi ba Habyarimana, ku buryo ababyeyi bacu kutugira inama yo guhunga byari bikomeye cyane. Muri 1994 rero mu rugo iwacu kwa Rwamuhiza Loise twari twaravutse turi abana 11, ariko harimo bakuru bacu bari baragerageje gufatanya n'ababyeyi bagerageza guhunga bajya mu mahanga, ariko abari basigaye twari benshi. Mu by'ukuri bimaze kuba ababyeyi barakoranye bagenda begera abaturanyi bakabaza se dukora iki. Muri icyo gitondo cyabaye igitondo kibi cyane, abantu bakuru barabizi cyangwa se barokotse, cyari igitondo cy'umwijima kubera ko buri mubyeyi wese yarebaga abana be akavuga se abana bashyira hehe, ariko umwanzuro barawikatiye kuko bose kubera itotezwa n'ubugizi bwa nabi bagiye bakorerwa babonaga ko biteguye gupfa. Twe rero mu rugo ababyeyi baravuze ngo reka ubanze buke tureba aho bigana. Ababyeyi benshi niko bavuze icyo gihe, bati bakora inama bakavuga bati reka turebe yenda tumenye icyo dukora. Ariko aho mu rugo iwacu mu gihe tukitegereje umwanzuro w'ababyeyi nibwo ibitero bya mbere byatangiye kuza. Mu murenge iwacu hari Kiramuruzi, umuntu twari duturanye bateye bwa mbere ni umugabo witwaga Kinyogote François. Kinyogote François niwe batangiriyeho, baramutema baramwica, bica n'umuhungu we Migambi. Icyo gihe nibwo abantu batangiye kugira ubwoba, baravuga bati noneho kabaye bya bindi twatekerezaga ko bagiye kutwica biragaragara ko ntawe turi buhungire. Ubwo rero hariya twari dutuye Kiramuruzi, abatutsi bari batuye mu gice cyo hepfo cyane cyane ko bose barabatunzi b'inka, ubona dutuye nko mu mudugudu. No kuvuga ngo ikintu cyabaga ku rugo rumwe amakuru yitageraga mu rundi rugo. Icyo gihe rero amakuru yahise tumenya yuko abantu barimo guhunga, uhereye kwa Banyamucenshera, kwa Bagatera, abantu batangiye guhunga.
tumenya amakuru ko abantu barimo guhunga bajya ku kiliziya. Nk'uko natangiye mbivuga, impamvu abantu batekereje ku kiliziya ni imyumvire ya mbere yatewe n'uko igihe bageragezaga jenoside abantu bahungiye ku kiliziya babasha kubaho. Duhita twibwira yuko ikiliziya ari inzu y'Imana, nta kintu kibi cyayibamo. Ubwo rero kubera ayo makuru twari dufite ya mbere, abantu bose baramanutse baza hano mu kiliziya. Natwe mu rugo ubwo twafashe inzira, ndabyibuka nza hano Ikiziguro, nazanye na mukuru wanjye Kagame Ephraim, nzana n'undi mukuru wanjye witwaga Kumba Jean Paul, na barumuna banjye, twari abana 5. Turamanuka, tumanukira mu ruzi. Hano hasi abahazi habaye igishanga bahinga umuceri, icyo gihe nta miceri yabagamo, habagamo inzira. Turamanuka, ubwo tumanuka, ariko ubwo papa tumusiga mu rugo n'umubyeyi wacu, baratubwira bati mwe mugende, twe turasigara. Mu by'ukuri ubwo tudutandukanye n'ababyeyi bacu, twerekeza Ikiziguro. Ikiziguro rero twarahaje, tumaze kuhagera, tumaze kugera hano hasi mu gishanga, interamwe zari ziri ku misozi zabonye ko abatutsi bamanuka bahunga. Iza mbere zadusanze hano mu gishanga, zihageze ziraza zitangira gukubita bakuru banjye, zirabahondagura cyane. Twari twahunze tumva ari ibintu bisanzwe, twatwaye amavarisi, twatwaye ibintu. Mu by'ukuri byari ubwa mbere duhunze, ntabwo twumvaga uko biza kugenda. Ibyo bintu byose barabitwambura, n'amagare n'ayo mavarisi twari dufite byose barabitwara, tuzamuka imbokoboko. Ariko baratureka, turazamuka hano Ikiziguro. Nk'uko mubizi, iyo uvikira mu uzamutse hano mu gishanga, uhinguka kuri uyu muhanda wa kaburimbo. Uyu muhanda wa kaburimbo tukihagera twebwe watubereye imbogamizi, ku buryo kuwambuka bitatworoheye. Twasanze abasirikare bo kwa Habyarimana bakoze umurongo babuza abantu kwinjira mu kiliziya. Natwe turi mu bantu babujijwe kwinjira mu kiliziya. Noneho tubonye bikomeye, tubona interahamwe zifite za nta mpongano ni impiri babaga barabaje. Noneho tugira ubwoba, dusubira inyuma tujya kwihisha. Twihisha, ntabwo twihishe mu buryo bukomeye cyane, kuko twumvaga yuko yenda haza gushira igihe bikagenda bigacururuka, tukongera tukambuka. Mu by'ukuri siko byagenze, ko twaragiye kwihisha. Harimo abantu banatubonye dushobora kuba twihisha, kuko bagiye batanga amakuru. Nibwo rero twagiye kubona ku mugoroba nka saa 9, ndabyibuka, interamwe ziramanuka ziza kudushasanga mu Gishugi aho twari twihishe. Aho mu Gishugi rero baraje baradukura na za mpiri. Mu by'ukuri nibwo navuga ko aribwo twatangiye inzira y'umusaraba. Ubwo baratubwira ngo tujye kwa Nkundabazungu. Nkundabazungu yaratuye hano, yari interamwe nkuru cyane hano. Baradutambikisha uyu muhanda tujyaho Nkundabazungu yakoreraga, ariho yaratuye. Badushyira mu muhanda, ariko mu by'ukuri ntago icyo kutwica, kuko hari hakiri kare cyane, itariki 7, nta makuru twari dufite, nta radio twumvaga ari twege tugiye kwicwa twenyine. Nuko batangira kudukubita inkoni. Mu by'ukuri abahazi, twakubiswe inkoni kuva hano hepfo, abazamuka baza hano dukatira iburyo, baturambika hasi baradukubita. Ngira ngo uyirebye kari akantu kuva hano hepfo kwa Nkundabazungu ukazamuka ukagera hano kwa muganga kuri uyu muhanda, ngiye ntago nibuka inkoni nakubiswe, kuko nibuka ko bankubise inkoni. Ikintu cyanyerekaga ko ibintu bikomeye nuko najya kubona nkabona inkoni barafite zirashize, kandi mu bakubitaga habaga harimo abana, habaga harimo abantu bakuru, utunyeshuri, buri wese yazanaga icyo afite cyose agakubita. Nibuka ko uru rugendo twakoze kuva hano hepfo kugera aho ibitaro biri hano hirya, twahageze nko mu masaa 10, kandi n'ahantu
mu by'ukuri hatamara n'iminota 5 ariko twakubiswe inkoni ko ndibuka ko nagezemo hagati isaha ishize haza kuza umuntu w'umusaza yari afite inkoni imwe abantu bakuru bakunda kwitwaza ayinkubita mu mutwe ayinkubise mu mutwe ndamanuka nikubita hasi nsa nk'uhwereye mu by'ukuri narahwereye kuko ntago mbyibuka neza noneho barakomeza barankubita mu by'ukuri bari bafashe umwanzuro wo kunyicira aho ngaho barakomeza barankubita none nza gukizwa nuko inkoni zarajyago zigashira inkoni zashira bagasa nkaho baguhaye agahenge bageze hagati baravuga ati ariko ubwo kubera ko nari kumwe na mukuru wanjye uwo ngo Kagame ni umuntu wari uzwi hano kuko yari umwarimu hano muri segonderi ikindi icyo gihe yigaga muri kaminuza kuko nyuma yaje kugira amahirwe yo kujya kwiga muri kaminuza ikindi bangaga umuntu wiga cyangwa se umuntu wize mu by'ukuri baramubonye rero babonye Kagame baravuga bati n'uyu nguyu twashakaga none bahita bafata umwanzuro bavuga ati uyu muntu ntago muri bumwice mutamweretse nkunda abazungu barangije baravuga ati nkunda abazungu ngo ari kwa muganga ngo ari mu bajyaneyo ubwo twongera dufata urugendo rwo gukubitwa tujya kwa nkunda abazungu ngiye icyo nababwira izo nkoni nakubiswe nta nimwe najyaga numva kuko burya iyo ukorerwa ibintu by'indengakamere ubwonko bwawe ntago bubyakira vuba ubu narakubitwaga nkumva ameze nk'umuntu ufite ikinya gusa yenda ugasanga nk'uwankubise nka ferabeto yenda hayikubise niba ari ku kuboko nkabibona ariko nta buribwe numvaga hari n'umuntu nzi wigeze kunkubita iranda hari ikintu cyitwa iranda bakoreshaga babaza araza kinkubita mu mugongo ntabwo ndongera nikubita hasi mu by'ukuri wabonaga babikora bishimye kandi harimo abantu bakuru kandi icyo gihe twebwe twari abana ubwo badushyira nkunda abazungu badushyiriye nkunda abazungu ariko cyane cyane uwo bashakaga cyane yari Kagame kuko bari bamuzi ubwo twebwe nge n'uwo mukuru wanjye witwaga Gakumba Jean Paul bafata umwanzuro bavuga bati Kagame mwemo muretse ariko abamujye kubica ubwo hafashe umwanzuro wo kujya kutwica ahantu bagiye kutwicira rero bagiye kutwicira hariya inyuma y'ibitaro hari ahantu hari agashyamba k'ibiti bafata umwanzuro wo kujya kutwica mu by'ukuri twabara abantu ngo nari nsigaranye na mukuru wanjye umwe witwaga Gakumba Jean Paul tugenda baradukatisha bakadukubita bari nk'abantu nk'ijana umuntu ashobora kubivuga gutyo akagira ngo ni abantu batatu bateraniye ku muntu umwe ariko abenshi baranadukubitaga ntibadushyikire kubera ko umubare wakubitaga cyane baba ari abantu benshi cyane ariko numvise bafata umwanzuro wo kuvuga ngo bagiye kutwica kuri njyewe numvise nduhutse kuko numvaga ko ndavuga nti banyice birangire aho gukubita inkoni amasaha 2 nuko turagenda tujya inyuma y'ibitaro nkihagera njyewe mu mutima wanjye nkibwira ko ari twe tubaye abambere bagiye kwicwa ariko narahageze nsanga hari abandi bantu bahiciye mukuru wanjye wo ngo witwaga Gakumba arambwira ati arahindukira arambwira ati senga kuko turapfuye nta kintu gishobora kudukura hano ubwo we yari imbere yanjye hariho nka metero nka 5 nuko ubwo mu gihe ubwo inkoni zimumereye nabi ubwo nubwo kumbwira ngo nidusenge tugiye gupfa inkoni zari mumereye nabi cyane nanjye ari uko nuko we bahise bamwica ku kanya kuko byari gutemesha imihoro numva imihoro ntago yitwara akanya kwica umuntu ngewe barabanza baramwe ngo ninkuremo imyenda tuva mu rugo twakoraga ibyo twaragondekaga no gufata imyenda ukayambara myinshi ubwo icyo gihe wabaga yambaye nk'amakabutura 3 ukambara n'imipira ngewe barambwe ngo ninkuremo imyenda uko nkuramo imyenda uwo mpaye umupira akabutwara uwo mpaye ishati akayitwara ngera ku ikabutura nkuramo ikabutura ya mbere barayijyana nkuramo ikabutura ya kabiri barayijyana noneho nk'igihe nanga kuyemo akimbere
umwe ahita abwira mugenzi we ati turimo uradukerereza, bahita bamwe ngo nindyame. Bari bifuje kunyica njyewe ndyame, barambwira ngo uryame. Bambwiye ngo ndyame, umutima wanjye usa nk'uwanze, nanga kuryama. Noneho barongera baravuga ati mumuhondagure mpaka aryame. Barongera bafata ibibando barampondagura, barahonda still nanga kuryama. Nibwo noneho umwe yavuze ati urabizi niba yanze mu mwihurire, ahita nkubita umuhoro ku ijosi. Amaze kunkubita umuhoro ku ijosi, naramanutse ngo nubamye mu gihuru. Mu by'ukuri naje kwisanga barantemye imihoro ibiri ku ijosi, ariko ubundi jyewe abangura umuhoro naramurebaga, ariko ibijyanye n'imihoro natemwe ntabwo nabyibukaga. Ubwo rero ngo nubamye mu gihuru, uko ngoye nubamye rero urumva amaraso yahitaga aturika. Noneho baritaza, mu by'ukuri bitaje amaraso bigirayo. Bamaze kwigirayo ariko barakomeza barebera hafi, mu by'ukuri batekereza ko mpfa. Ariko muri njyewe nkumva ntabwo napfuye, nubwo iyo mihoro bayitemye ntabwo nigeze numva ko napfuye. Bigeze hagati bohereza umwana, bamwohereje numva, baramubwira ngo genda ukubite kari akaboko kanjye kano k'iburyo kasigaye kari ku ruhande. Noneho umwana araza afata ikibando arahuragura, ariko kuba ko nari n'ikinya ntabwo nashobora kubyumva, yenda ngo nkagira ibyo nkakoresha, kuko mu by'ukuri nabaga ndi mu rupfu. Nuko mu by'ukuri naje kugera hagati nsa nkaho nataye ubwenge, kuko nageze igihe hari ibyo ntabashe gukontorora, kubera ko nyuma imvura yaje kugwa. Imvura iguye, amakuru nabwiwe nuko imvura yaraguye, baragenda ntibongera kuhakoranira, kandi hari hageze mu masaha ya saa 12:30 hatangiye kuza akabwibwe. Haza imvura y'umuzajoro, ngira ngo abantu benshi barayizi. Haza imvura iremereye cyane, mu by'ukuri iyo mvura isa nkaho yari ije kuntabara. Imvura iraza iragwa nyinshi cyane, iguye baranirwa kwihanganira, bajya kugama. Bagiye bajya kugama hano hari utuduka abantu mucano muratubona, abariho bajya kugama. Bagiye kugama, ubwo kakavura karagwa, ubwo kagwa kagenda kanzanira oxygene. Ngiye kubona mbona ndakangutse, mbona ndi mu byondo. Mu by'ukuri imvura ikuba cyangwa igwa ntabwo nayumvise, naje kwisanga ahubwo mbona njyanye mu byondo. Mbona ndi mu mwijima, nafungura amaso nkumva ntabwo ndi kwakira ibyo ndimo. Nibwo ndindiraho gatoya, ubwonko burongera buranyibutsa ibyo nari ndimo. Ndanababara cyane, ndavuga kuki ntapfuye. Ntangira guhangayika bwa kabiri, ndavuga se noneho ndabigirane ko ndeba ntapfuye, abantu baragaruka kunyica. Noneho kubera kavura kaguye, nsa nkugaruye akabaraga, negera korotire ya hano kwa muganga. Korotire kwa muganga nubwo ari igizwe na senyenge, hari ibintu by'ibishami bya cyprès byari hasi. Ndavuga reka nurire kuri ibiti bya cyprès, nkumva ijosi ryanjye riraremereye. Mu by'ukuri ntago nabashaka kubijera ibyo bintu, byari biteye ubwoba. Ndurira, ngize amahirwe, nduriye ngeze hejuru, ndahirima mpirimye, nikubita kwa muganga mo imbere. Noneho ubwo byo ngibyo biba kubera ya mvura yaguye nyinshi, ntabagarutse kureba yuko ntapfuye. Nuko ngezemo imbere rero, mpita nakirwa n'abantu bari barimo, harimo umubikira, ntabwo mwibuka kuko sinabashaka kureba neza ngo menye isura ye. Bahita banjyana ahantu kwa muganga, batangira kumvura. Umuntu wamvuye bwa mbere ntabwo yari yakamenye urimo kuba, kuko nawe wabonaga ko nta makuru afite yuko bahatangiye kwica abantu. Atangira kundoda, amaze kundoda ahita njyana mu bitaro bya rusange. Noneho ngeze mu bitaro bya rusange, ndareba mbona n'intera hamwe, mbona mu by'ukuri mbona nta buhungiro ngize.
ubwo rero muri ibyo bitaro nabimazemo iminsi 3. Ibyo bitaro nta muntu wamaga umuti, nta muntu wamindiriye n'umwenda, nta n'uwamaye n'ishuka. Uko nagahirimye kuburira aho ngaho, icyo bankoreye bampaye buriri ndaryama. Nuko ariko muri ngiye nkiyumva ko ntegereje kuzapfa. Ntago numvaga ko nitegereje mvuga ngo hari ubundi buzima ndi bubone. Ntegereza uwampa amazi ndamubura. Ntegereza uwamvugisha yenda ngabaza ukomeze ndamubura. Ndakomeza ntisikira kuri ubwo buriri uko nakaryamye. Ubwo aho ndaharara ku munsi ukurikiyeho. Imana buri hari kunikora. Mbona hari abantu bavuye hano mu kiliziya nabo bari babazanyemo bakomeretse. Harimo umuhungu wo kwa Nyamucenshera witwaga nta ukuri rya Vincent. Azana Arubera nziza Albert mukuru wa ruje umurwaje. Bahita nabo ngiye kubona mbona binjiye aho ngaho ari indwari. Mu by'ukuri mbonye umuntu w'iwacu arandeba, araza aburikina nkorera mu bwoba bwinshi. Noneho aho ngaho narindi kwa muganga ku munsi wa 3, urumva amaraso amashuka adahindurwa n'iki byose banangiye kunuka. Mu by'ukuri sinzi ko nabisobanura, nta n'umuntu wamvuraga. Ubwo ndabyibuka ku cyumweru ku itariki 10, ku itariki 10 nibwo ibintu byakomeje kuba bibi. Aho nari ndi kwa muganga nagiye kubona mbona hariyo Croix Rouge yabagamo hariya. Tubona barahambiriye ibintu byose barabitwaye. Tubona ibitaro abantu bose baragiye. Ariko ubwo muri icyo gitondo Gatete yaraje aza ari kumwe na Conseiller Kamari. Hari na burugumestre wa Muvumbu witwa Rwabukombe. Awa burugumestre bombi Rwabukombe yarahungiye inaha avuye muri commune Muvumba, aza ari burugumestre na waho. Yarafite ubugome bwinshi cyane. N'ibyo bikorwa byaberaga hano byatijwe umurindi cyane. N'abantu bari barahunze inkotanyi muri 1991-92 bari baraje mu nkambi hano hitwa Bidudu cyangwa se bakunda kwita na Rwakirenga. Hari abantu benshi cyane. Abo bantu Rwabukombe yarabamubirije kugira ngo baze bica abantu hano cyane cyane. Bari bafite ubugome bw'indenga kamere. Harimo yemwe n'abarundi narababonye hano bica abantu. Ubwo rero baraje yari kumwe na mukuru witwa Manase Bigwenzare. Baraza bahagara hariya muri ntuza y'ibitaro. Ariko icyari cyabagenzaga byari ukumenya ni bande barimo hano, ese turabica gute. Ubwo rero ariko ubwo bari no mugambi wo kwica abantu bari mu kiliziya hano harimo abantu benshi cyane. Ngira ngo amateka benshi mwagiye muyumva. Icyo kiliziya cyari cyuzuye. Noneho ubwo bari muri gahunda yo gupanga uburyo bari bwica abantu. Ubwo bwarakeye ku itariki 11 mu gitondo cya kare tugiye tubona interahamwe zinjira kwa muganga. Ariko ubwo zikaza zifite amakuru ko harimo abatutsi bihishemo. Baraza ntago byabagoraga kuko ahantu twaryamaga abantu bose bo hanze barazaga bakabireba bakamenya ngo aharyamye kanaka ku buryo baje barabafata barabatwara. Abo bantu bose harimo abantu bageze nko kuri 40, ariko bahereye ku gitanda barabatwara. Mubo batwaye nibukaga harimo nababwiraga nta ukuri rya Vincent umuhungu kwa Nyamucenshera. Ubwo baraje baramutwara. Noneho mu bantu barokotsemo harokotse Habimana cyangwa se Rubera nziza Albert, kuko we yari yagiye mu bwiherero muri toilette. Agezemo abona hanze ibintu biracika, inkoni zirarisha, ahita hamamo. None amahirwe yaje kugira ntago bize bagaruka ngo bare muri toilette. Bahita bafata bafashe barabatwara. Ariko kuba babazanaga no ku kiliziya kuko niho hari bagiro ry'abantu. Bavana hariya babakubita iyo nzira yose babazana hano baza kubicira hamwe n'abandi hano. Ngiye rero kunarokotse ibyo bintu byakorwaga. Abantu babaga ba monitoring ibintu byose barabajepe bo kwa Habyarimana. Ngiye rero baraje bangezeho barareba
ntabwo nari nakigira n'ubwoba kuko namumvaga ngewe nshaka gupfa kuko nananasengaga nkabwira Imana baretse nkapfa. Ubwo rero barandeba batse uyu muntu nuka, uyu muntu n'ubundi yarapfuye, umuntu uderekwa kunywa amazi iminsi ngahe 5 irashize, bahita bandika batwara abantu bose, ngewe barandika kuko babonaga n'ubundi narapfuye. Bamaze kundeka ndibuka ko hari umuntu wari urwariyemo, wari umuntu muri babandi bari barahunze, bigeze nka saa 7 aragaruka, agarutse asanga ndacyarimo, abwira mugenzi we ngo kuki batamutwaye. Undi mugenzi aramubwira ati bari kumutwara gute, se bari kumuheka, bari kumwica ku gitanda tiko yapfuye. Atereka kanyenzi kazabaho. Noneho avuze ngo kazabaho, undi aramubwira ati ariko kana kuko nawe yararwaye yarakoze accident. Aramubwira ati se wowe kuki ubabajwe n'aka kantu ko Imana dukuyeho accident, aka kantu wakazira Imana ikakaguhora. Aramubwira ati reka ati rero ataka kantu ati kazabaho. Nuko aragenda, umugabo aza hano, ashobora kuba yaraje hano agasanga barimo barica abantu ahama hano ku kiliziya. Mu by'ukuri kuri uwo mugoroba nibwo twahavuye, ubwo tubona ibintu biracitse, abantu bahangaha barimo kubica. Habimana aramfata, afata ishuka anzirika mu ijosi, arangije aransindagiza, duca ahangaha, twaciye ahangaha aho hose huzuye imirambo, abantu babamaze. Nuko tumanuka ahangaha dusubira iwacu Kiramuruzi, antwara, ndibuka ko byadutwaye hafi ijoro ryose kugira ngo ngeze iwacu Kiramuruzi. Ubwo tugeze Kiramuruzi dusanga nyine nta kintu gihari. Amahirwe twagize tugeze Kiramuruzi nuko abantu baho bari babishe, nta basigaye, ntago bari gukeka ko n'abantu bihishe mu bihuru byaho. Ubwo rero twisha muri ibyo bihuru byaho. Ku munsi nibuka wa gatandatu, iminsi njya nyibagirwa kubera yuko icyo gihe ntabwo umutwe wakoraga neza. Ubwo rero nibwo naje guhura n'abandi bana b'iwacu bari bararokotse bishe mu byo bihuru, harimo witwa Muzungu Felicien cyangwa niyo nziza Felicien, abantu benshi baramuzi hano, n'abandi bana batoye. Ubwo rero twisha aho ngaho. Noneho ngewe kora ko nari meze nabi, nageze kwisha ndabireka, ndavuga se undi hishe iki ngewe ko n'ubundi ntariho, nkahora nsaba Imana ngo mpfe. Nkavuga Imana kuko wankuye, kuko nkirirwa kuzuba, nkirirwa nkuruza kabuna aho ngaho, nkumva ntacyo ndicyo. Nuko ngeze aho, ariko ubuzima buragatsindwa. Inkotanyi zaraje, mbona umwana abona abasirikare, abonye abasirikare akeka ko ari kwa Habyarimana, ariruka araza aramwe ngo hunga. Ndahunga nigira inyuma gakeya. Noneho ariko babonye duhunze bagira ubwoba, baravuga ati ko bari abantu birukanka, urabona ko bafite ikibazo, ntago ari interahamwe. Nibwo rero baje gutuma umuntu w'umudamu w'iwacu, baramubwira ngo aza twegere aturebe. Tugiye kubona tuna umumama witwa Helena araje. Aje hageze tubona nyine turamuzi, turamwihorera. Nibwo yaje aratubwira ati nkumure inkotanyi zaje, ati nimwongere guhunga. Noneho ubwo duhita tugenda tubwira n'abandi bari bishe inyuma, twari abana nka 5 gusa muri uwo murenge wose. Nibwo rero twagarutse, turagenda tugeze hirya duhura n'inkotanyi. Mu by'ukuri inkotanyi twari tuzitegereje mu mitima yacu, kubera ko bararasaga kuri uyu musozi barwana, tukabibona, tukabona ibisasu bigenda, tukumva turifuza ko bahafata. Ariko ibimenyetso by'uko inkotanyi zari hafi byaragaragaraga kuko abantu barahungaga cyane. Turavuga turwo bari abantu bahunga, twebwe ntiramwe zirahunga, turavuga tuti byanze bikuze inkotanyi ziri hano hafi. Mu by'ukuri rero inkotanyi zaraje, zisanga nsigaranya kuka gakeya, baramfata, baransindagiza, bangeza ku muhanda, banshakira imodoka, banjyana kumvurira mu kigo Igabiro. Ubwo rero mu by'ukuri inkotanyi kuzibona byari ubuzima. Iyo umuntu abonaga inkotanyi avuga ati ntago nyipfuye. Ubwo rero inkotanyi zirabonetse, ubuzima buragarutse, bagenda batorogora n'abandi babyeyi. Hari ababyeyi bacu bari barahungiye, hari abo bari bishikira mu ruzi, bica abagabo n'abana b'abahungu, hasigara abagore.
barahungiye hano ikabweja nabo barabasanga babazanye. Mu by'ukuri bwo twadutangiye ubuzima bwo kurokoka guhera icyo gihe nyango nta muntu wongeye kwicwa. Inkotanyi zaraduhumurije ngenda nyango ntarava ahangaha kuri ku inkotanyi zaramfashije pe, kuko barantwaye baramvura barongera bansubiramo. Urabona inkovu zanjye zari zikiri mbisi baranyoza. Mu by'ukuri inkotanyi zankoreye ibintu ntashobora kuvuga ko banyeretse urukundo ntatekerezaga. Baramvura ndakira, barangaburira, bampa amazi kugeza igihe naje gukirira. Hari abo nzi yenda ntavuga amazina ariko ndabashimira cyane abantu bose twabanye, abantu bose baciye hano babonye abantu bavuye muri iki cyobo. Mu by'ukuri ntago byari ibintu byoroshye, ariko ubwo ku ruhembe ntago nakwibagirwa gushimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame, kuko iyo ataza cyangwa ayobora urugamba ntago tuba twararokotse, tuba twarazimye burundu. Mu gushima rero soza ubwo ndashimira n'Imana, kuko Imana niyo yakoresheje inkotanyi, ko n'Imana nubwo twashwanaga nayo ariko yarakomeje iraturinda. Mu by'ukuri tugashima n'abanyarwanda muri rusange, ariko ntago nabura no gushimira abantu batahutse bava Uganda, bava Tanzania, bava Burundi. Abo bantu nabo babaye intwari mu gutaha, kuko basanze imirambo, basanga bene bo barapfuye, baraduhumuriza. Twe twumvaga ko nta muntu ushobora kubaho ushobora kukugirira neza. Abantu baraje cyane cyane bavuye Uganda ko nibo bari batuye hano muri aka gace, baraza turababona tukabona mu isura ya bene wacu. Barongera bagira n'ikibazo cy'uko imirambo ya bene wabo babaga baryamye hano hose tukayishyingura tukajyana. Mu by'ukuri abo bantu ntago nava nabashimiye, kuko bahuye n'ikigeragezo yenda ibya kera bari ibya kera, ariko bahuye n'akaga ko kongera kuhumuriza abantu b'imfubyi. Ikindi nyuma yaho ubuzima bwo twasanze nta bari yandi mahitamo, bugomba gukomeza. Tumaze gukira ngewe mu magambo makeya, igihe cyarageze muri 1996 subira ku ishuri. Nubwo bitari binyoroheye kuko nari ndwaye, najyaga kwa muganga guteza imiti mu mutwe hato na hato, ku buryo ntago byari binyoroheye kwakira ubuzima nyine. Nubwo umuntu yabaga arokotse, ariko kugira ngo zongere psychologically yumve ko akiriho agomba no gutera imbere, byabaga ari intambara ikomeye. Rero nyuma yaho twagize urugendo rwo kwiga, niga muri secondaire bigoranye. Secondaire nayirangiza, ntabwo nababeshya, narangije secondaire mfite ubwenge buke, niko nabyita. Na diplome bampaye yaregenye nyibaza nk'ubu koko umuntu bampaye diplome. Ndibuka ko ndagize ibyago ndatsindwa umwaka wa 6, ntabwo nigeze ni blaminga ngo kuki nsinzwe mbuze diplome, ariko byose ni umugambi w'Imana, kuko naje gusubiramo ndanatsinda none njya no muri kaminuza. Kuko abo twiganaga bo naje kubona bo bataragiye muri kaminuza, ariko bw'Imana ndatsindwa, naramfasha nongeye gukora bwa kabiri, mbona amanota njya muri kaminuza. Ndagenda ndiga, nize uburezi muri kiye. Ndiga naho kubera background mbi, naho kwiga muri kaminuza byarangoye cyane. Ndiga ari urugamba, ariko bagataba nkashimira umuryango witwa ARG, kuko iyo ntagira ARG yabagaho icyo gihe muri kaminuza ntago mbona narabishoboye, kuko abo twabanaga barampumuriza kamwe ati wowe komeza birakunda. Ndiga natangiye kubona ubwenge ngeze mu wa 3 muri kaminuza. Ngeze muri wa 3 muri kaminuza none ntangira kumuhanga. Ibyo bintu nabibabwira mbikajya ngo nibitangaza, kuko nageze mu wa 3 muri kaminuza ntangira gutsindira hejuru, ntangira gutsinda abantu bize neza, ndatwaza, ndarangiza, ndagraduatinga, yemwe nza no kwiga masters irenze imwe, ndakomeza niga ibijyanye n'ubucuruzi. Mu by'ukuri Imana yaramfashije mu buzima bwanjye, nubwo narwaragurikaga, ariko ubu ngubu ndi muzima pe, nta kintu ndwaye. Ubu mbabwiye ko meze neza ntabwo byabatangaza. Mu by'ukuri rero naje kwiga, ndanashaka, mfite abana 3. Imana ikomeza kungirira neza.
nyuma y'ibyo ubwo naje kubura akazi ndakora nkora nshinzwe ibijyanye n'iterambere mu itorero Anglikani ry'u Rwanda ku cyicaro gikuru. Nagira ngo rero bashimire mwese ari hano umwanya mwanteze amatwi, twibuke twiyubaka aba ariyo ntego. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.